turabasuhuje mwese abateze amatwi kubaho Uwiteka TV, kandi tunabashimira cyane yuko mufata umwanya wanyu kugira ngo mwumve ijambo ry'Imana. Rero uyu munsi twabateguriye ijambo rifite umutwe uvuga ngo umunyu, cyangwa se ubukirisitu buhindura isi nk'umunyu w'isi. Turifashisha ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 5 umurongo wa 13, aho haranditse ngo muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo ubu kimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Imana tugire neza cyane. Bavandimwe, ntabwo Yesu yavuze ngo muzaba umunyu, ahubwo yaravuze ngo muri umunyu. Nta nubwo yavuze ngo mugerageze kuba umunyu, ahubwo yaravuze ngo muri umunyu w'isi. Ibi bivuze ko wowe uri kunyumva uri umuntu ufite agaciro, ariko kandi ufite n'inshingano, ufite icyo Imana yakuremeye. Hari abantu benshi bibwira ko ntacyo bamaze. Hari abantu b'urubyiruko biyumva nkaho badafite umumaro. Ikindi, hari abantu isi yasuzuguye, ariko Yesu araza akavuga ati wowe uri umunyu. Imana ishimwe. Bene data, iyi si yacu irimo ibibazo byinshi, ariko irimo n'abantu batandukanye. Irimo abantu barushye, bafite imibabaro, bafite imiruho, bafite intimba ku mitima, bafite ibibaremereye, bafite ibibagora, bafite ibibarwanya. Iyi si ku buryo bayibayemo bafatanyije amenyo, bakeneye umunyu wo kuryoshya iyi si, nabo ubwabo bakaryoherwa n'ubuzima bwabo. Rero ni wowe munyu isi ikeneye. Mu gihe cya Yesu, umunyu wari ikintu cy'igiciro kinini. Umunyu wari ingenzi mu buzima bwa buri munsi. Kubera iki? Umunyu wakoreshwaga mu kubungabunga inyama n'ibiribwa kugira ngo bitabora. Umunyu kandi wakoreshwaga mu guha uburyohe ibiryo. N'uyu munsi niko biri. Umunyu kandi wakoreshwaga nk'ibimenyetso by'amasezerano. Hari n'igihe abantu bahembwaga umunyu, hakaba ari naho haturutse ijambo ry'icyongereza ryitwa ngo salary. Hari igihugu kimwe cyajyaga gihemba abasirikari umunyu, ni naho haturutse ijambo ry'icyongereza rivuga ngo salary. Ibi bisobanuye iki? Isi ntishobora kumera neza mutariho. Isi rero irabakeneye. Isi iragukeneye wowe unyumva. Nanjye isi irankeneye kugira ngo tuyimaremo ububore, tuyimaremo uburibwe, tuyimaremo ububabare, mbese tuyimaremo agahinda. Twabonye yuko umunyu utanga uburyohe. Ifunguro ridafite umunyu rishobora kuba ryiza ku maso y'abantu, ukarireba ukabona ni ryiza, rishobora kuba rihenze rigura amafaranga menshi, ariko nta buryohe rifite. Ni nako ubuzima buba bumeze iyo butari mu Imana, iyo butari mu rukundo, iyo butari mu ukuri. Isi yabuze ukuri, isi yabuze urukundo. Bibiliya ivuga ngo mu minsi y'imperuka abantu bazaba bikunda, badakunda n'ababo, batishimira ukuri. Isi rero ikeneye wowe uri kunyumva. Nanjye isi iradukeneye kugira ngo tuyizanemo ukuri, tuyizanemo uburyohe, tuyizanemo urukundo, tuyizanemo kubaha Imana, tuyizanemo ubuzima. Nakubwiye ngo isi abantu bayibayemo bafatanije amenyo, bafite agahinda, bafite intimba ku mitima, bafite ibibabangamiye, bafite ibibabaza, babuze amahoro. Bamwe ntibasinzira, abandi ntibaryama. Mbese isi ikeneye umunyu. Nubwo bimeze bityo, hari abantu bafite amafaranga, hari abantu bafite amashuri, hari abantu bafite amazu, hari abantu bafite amamodoka, ariko nta mahoro bafite. Kuki badafite amahoro? Kuko ubuzima butagira Imana, butagira uburyohe. Ikintu kibabaje gikomeye ni uko uzasanga no mu itorero harimo bene abo bantu bafite ayo mafaranga, bafite ayo mashuri, bafite ayo mazu, bafite ayo mamodoka, bafite n'izo mpano zo kuririmba, bafite n'izo mpano zo kubwiriza ubutumwa bwiza, bambara neza, ariko muri bo batagira Imana mu mitima yabo, bakaba nta buryohe bafite. Rero ahantu hose waba uri mu ishuri, waba uri mu kazi, waba uri mu muryango, Imana ishaka kuba umuntu utanga uburyohe. Imana irashaka kuba umuntu utanga uburyohe aho uri hose. Amagambo meza, amahoro, urukundo, imbabazi, ibyo byarabuze mu bantu. Iyi si yabuze ukuri, iyi si yabuze imbabazi, iyi si yabuze amagambo mazima. Hahandi usanga umuntu abyuka mu gitondo akabyuka avuga nabi, aho agenda mu nzira yaramuka bumbuye umunwa ukibaza yararetswe hehe bikakuyobera. Bene nk'uwo akeneye umunyu. Twavugaga ngo umunyu utanga uburyohe. Abantu barabihiwe kubw'amagambo uvuga,
abantu barabihiwe kubw'imyambarire yawe, abantu barabihiwe kubw'imigendere yawe. Uzabibona hanze aha ngaha, hahandi umuntu ashobora kujya mu iduka ricuruza imyambaro, agiye kugura umwenda wo kwambara, agasanga harimo imyenda myinshi, yarangiza akarobanuramo umwenda ufite akaboko kamwe, akawishyura amafaranga, akajya yambara umwenda udafite amaboko yuzuye, cyangwa se akarobanuramo umwenda washwanyaguritse. Ubundi kera twari tuzi yuko imyenda ishwanyaguritse yambarwa n'abantu baba barayitoraguye kubw'ubukene bari bafite, babaga bafite, baragiye bayitoragura aho abantu bayitanye. Ariko uyu munsi ntibizagutungure nubona umuntu afata umwenda muzima we akagenda akawushwanyagura, akagenda mu nzira yambaye ibintu byashwanyaguritse. Isi irabishye, ikeneye uburyohe. Ikindi, umunyu ubungabunga ubuzima. Kera mbere nta firigo zabagaho, umunyu warindaga inyama kubora, bawusigaga ku nyama kugira ngo zitabora. Ariko uyu munsi bakoresha amafirigo. Isi y'uyu munsi rero iri kubora. Iraboreshwa n'iki? Inzangano. Iraboreshwa n'iki? Ubusambanyi, za ruswa, ubwicanyi, uburyarya. Isi irimo irabora. Isi irimo irabozwa na za ruswa zimunze abantu. Isi irimo irabora kubera abantu byananiye gukiranuka no gutunganira Imana. Ariko Imana yashyizeho abantu bayo ngo bahagarike ukubora ku isi. Niba mwese nk'abanyeshuri, niba wenda abanyeshuri mu ishuri bose bakopera kizami, ubwo ndagira ngo mvugane n'abanyeshuri. Niba abanyeshuri mu ishuri bose bakopera mu kizami, ariko wowe ukaramukuvuza uti oya sinshaka gukopera, gukopera ni icyaha, hariya ubu uri umunyu. Iyo abantu bose bavuga nabi ariko wowe ugahitamo kuvuga amagambo yubaka, hariya ubu uri umunyu. Wige kuvuga neza, wige kwirinda ikibi no kucyanga. Umunyu wakoreshwaga mu bintu byinshi. Umunyu uravura, uvura ibisebe, uvura ibikomere. Mana ishimwe, muri umunyu w'isi. Ngo mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Umunyu uvura ibikomere. Abantu benshi bafite ibikomere mu mitima yabo, abantu benshi bafite ibisebe, bakeneye umunyu kugira ngo ibisebe byabo bidakomeza kumungwa bikazaba ibisebe by'umufunzo. Mbese ninde wo kuvura ibikomere abantu bafite ku mitima yabo muri iyo minsi, niba atari wowe wasobanukiwe ukamenya neza yuko Kristo umwana w'intama w'Imana yazanywe mu isi no gushaka no gukiza icyari cyazimiye? Niba atari wowe uri mu murimo w'Imana, niba atari wowe wamenye ukuri wasobanukiwe ukamenya, niba atari wowe wavutse neza, niba atari wowe Imana yahaye amaso abiri, niba atari wowe Imana yahaye amaboko abiri, niba atari wowe Imana yahaye amaguru abiri, kandi hari abandi bagendesha kumwe, hari n'abatagira na kumwe, niba atari wowe wo kuvura isi ibikomere ifite, ninde uzahaguruka kuvura isi? Imana tugire neza cyane. Isi irimo abantu bakomeretse kandi bagukeneye kugira ngo bavure ibikomere. Ariko ingorane dufite iyi minsi ya none no mu itorero bibamo, ikibazo kiboneka ku muntu aho kugira ngo bamushyirireho umunyu ku gikomere no ku gisebe afite, ahubwo cya gisebe bakagitoneka bakakijombaguramo ibiti. Imana idufashe cyane kandi Imana itubere maso. Ariko umunyu uvura ibikomere. Amagambo meza avura ibikomere. Amasengesho yawe avura ibikomere. Imirimo yawe myiza ivura ibikomere. Kugira ubuntu kwawe no gusangira n'abandi ibyo ufite bivura ibikomere. Imana ishimwe. Ariko se umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Bibiliya ikakubwira ngo ntacyo uba ukimaze ngo keretse kujugunywa mu nzira bakawukandagira. Umunyu ushobora gutakaza uburyohe bwawo. Yesu yaravuze ati umunyu nukayuka. Ibi bivuze ko umuntu ashobora kuba ari umukristo ariko nta mbaraga afite. Bivuze ko umuntu ashobora kujya mu rusengero ariko umutima warakonje, agahora ajya mu rusengero ariko ntiyigera ahinduka, ntahindura imico ye, ntahindura ingeso ze, ntahindura imvugo ze, ntahindura imyambarire ye, ntahindura imivugire ye, ntahindure gahunda ze. Imana tugire neza cyane. Bene nk'uwo nguwo ameze nk'umunyu wakayutse. Noneho bakakubaza bati mbese ni ibiki bituma umunyu ukayuka? Kuki umunyu ukayuka? Ni ibiki bituma umunyu ukayuka? Icyambere gituma umunyu ukayuka ni ugukunda iby'isi cyane.
hari indirimbo ivuga ngo abakunda iby'isi ntabwo babihaga, ngo n'abasogokuruza ngo nabo ntibahanze. Abantu bakunze iby'isi cyane kurusha iby'ijuru. Abantu bararikiye cyane kwegeranya no gukusanya imitungo y'isi kurusha kwegera Imana no gushakisha umwuka wera no gushakisha imbaraga n'amavuta byatubashisha kwegera Imana no kwishimirwa n'Imana. Abantu babuze umwanya wo kujya imbere y'Imana, abantu babuze umwanya wo gusenga, ahubwo barirukanka ku butunzi bw'isi. Ibyo rero kuko baburiye umwanya ijambo ry'Imana, bakaburira umwanya amasengesho, bakaburira umwanya Imana, icyo ni icyambere mu bituma umunyu ukayuka, gukunda iby'isi cyane. Ikindi gituma umunyu ushobora gukayuka mu muntu ni inshuti mbi. Umufaransa yaravuze ngo mbwira uwo mugendana ndakubwira uwo uri we. Iyo ufite inshuti mbi nawe uba mubi. Iyo ugendana n'igisambo nawe uba igisambo. Iyo ugendana n'indaya nawe uba indaya. Iyo ugendana n'umusambanyi nawe uba umusambanyi. Iyo ugendana n'umusinzi nawe uba umusinzi. Iyo ugendana n'umunywi w'itabi nawe unywa itabi. Nicyo cyatumye Bibiliya ivuga ngo nuko mwitandukanye na ba bandi kugira ngo barusheho gukanguka. Inshuti mbi zibasha gutuma ukayuka, ugatakaza uburyohe, ugatakaza ya magambo meza aruhura imitima, ugatakaza ya magambo meza yururutse imitima, ugatakaza zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, ahubwo ukabisimbuza ibitutsi, ukabisimbuza amagambo y'amanjwe atarayimana, ukabisimbuza amagambo y'ibishegu, ukabisimbuza amagambo y'imvugo nyandagazi kubera inshuti mbi. Cya gatatu, kudafata umwanya wo gusenga. Iyo umukirisitu cyangwa umuntu adafata umwanya wo gusenga arakayuka pe, ariko se umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Icya kane, kubaho ubuzima bw'uburyarya. Iyi si ya none ituwemo n'abantu b'indyarya. Indyarya zikwiyereka binyuranye n'uko ziri mu mitima yazo, zitagira ukuri. Indyarya, ubuzima bw'uburyarya no kubeshya no kwiyoberanya no kutagira ukuri, ibyo nabyo bizagutera gukayuka. Hari umucuruzi wajyanaga umunyu ku isoko. Umunsi umwe imvura iragwa, amazi yinjira mu mufuka w'umunyu. Ageze ku isoko, umunyu wari ugisa n'uwera neza, ariko uburyohe bwose bwari bwashize kubera y'amazi, kubera ya mvura. Imvura yaragwaga nyine, kuriya kuntu umunyu baramabuye, ikintu cyitwa uburyohe kigakamukamo kigenda kijojoba. Ageze ku isoko ageze y'amabuye masa. Umunyu we rero barawanze ntibawuguze. Ibyo bivuze iki? Bivuze ko ushobora kugaragara nk'umukristo hanze, ukaba uri umukristo ufite Bibiliya, ukaba uri umuririmbyi uririmba, ukaba uri umukristo uvuga neza, ariko imbere waratakaje umuriro w'umwuka wera. Imbere waratakaje waratakaje ubukirisitu, waratakaje indangagaciro za gikirisitu. Ariko imbere wambara, inyuma wambara neza, utwara Bibiliya, uririmba, usimbuka, usirimba, ukoma amashyi, ariko imbere waratakaje indangagaciro za gikirisitu. Nta muriro w'umwuka wera ukubamo. Rero ntabwo Imana ireba isura gusa, ahubwo Imana ireba umutima. Umva nshuti yanjye, ntukabe umukristo wo ku cyumweru gusa. Ntukemere ko isi iguhindura, ahubwo wowe uzayihindure. Ntukemere ko isi iguhindura, ahubwo wowe uzayihindure. Ikindi nshuti yanjye, iyo umunyu utakaje uburyohe, uba utakaje intego yawo. Ubwo ni ukuvuga ngo niba intego yawe ari ukuryoshya ibiryo, ntabwo byari byo bizaba bikiryoshye. Nawe nutakaza uburyohe, uzaba utakaje intego yawe, uzaba wahujije inzira igenda igana mu rurembo tuganamo. Imana tugiye neza cyane. Imana ntabwo yakuremye ngo ube nk'abandi bose, ahubwo yakuremye ngo uhindure aho uri, uhindure isi. Ahantu hose ugiye hagombye gusigara humvikana impumuro y'ubuntu bw'Imana. Imana kugiye neza cyane. Rero ndagira ngo nkubwire ibintu bine byagufasha kuba waguma uri umunyu mwiza. Icyambere, senga buri gihe, kuko gusenga nibyo bituma ugumana imbaraga. Icya kabiri, soma ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niryo ritunganya umutima. Icya gatatu, hitamo inshuti nziza, kuko inshuti mbi zishobora gukuramo uburyohe bwawe. Icya kane, irinda icyaha. Icyaha cyangiza imbaraga z'umwuka. Irinda icyaha. Twavuze ngo umunyu
nukayuka uzaryoshwa n'iki? Bavandimwe, isi iracyakeneye abantu b'inyangamugayo. Isi iracyakeneye urubyiruko rutinya Imana. Isi iracyakeneye abantu bavuga ukuri. Isi iracyakeneye abantu bafite urukundo, kuko Yesu yaravuze ati muri umunyu w'isi. Ntabwo yavuze ngo muri umunyu w'itorero, yavuze ko muri umunyu w'isi. Aho uri hose, waba uri mu rugo, waba uri ku ishuri, waba uri ku kazi, waba uri hagati mu inshuti zawe, ba umunyu. Kuba umunyu bivuze iki? Bivuze ngo wakagombye no kumva ko ukwiriye kuba umuntu w'igiharamagara, witeguye no gupfa nka Esiteri, umuntu umaramaje, umuntu udatinya urugamba, umuntu udatinya risike. Bibiliya, ijambo ry'Imana riravuga ngo mbese ikidafite uburyohe cyaribwa badashyizemo umunyu. None nanjye nkakubaza, ibyo byanditse muri Yobu ibice 6:6 ngo mbese ikidafite uburyohe cyaribwa badashyizemo umunyu. None se niba isi idafite uburyohe, none twebwe tukaba turi umunyu w'isi, tukaba tudashyize umunyu muri iyo si, iyi si iramerite. Uwiteka Imana ya Isirayeli yahaye Dawidi ubwami bwa Isirayeli, yabumuhaye iteka ryose, ndetse n'abahungu be Uwiteka abibasezeranisha isezerano ry'umunyu. Niko tubisoma mu gitabo cya 2 cy'ibyo ku ngoma, igice cya 13:15. Bene data, aho muherereye hose, nshingiye ku ijambo ry'Imana, ndakubwira ngo reba aho uri, waba uri mu rugo ubayemo, ku musozi utuyeho, mu kazi ukora, aho hose hari abantu bakeneye kandi bakwiriye guhinduka, bakwiriye guhumuka, bakwiriye gukira indwara z'umwuka n'indwara z'umubiri. Bafite ububore, babihiwe n'isi, bahumanye, bakakabiye kubw'imiruho y'iyi si, kuko yaduhaye inshingano zo kuyunga n'abantu. Ni wowe isi ikeneye, wowe munyu ukwiriye kuyikura muri ibyo byose, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo icyatumye ngusigaza ikereti kwari kugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Kandi rikongera rikavuga ngo aharaho icyakwimitse kugira ngo umwamikazi kwari kugira ngo uzagire kamaro mu gihe gisa nk'iki. Abantu basigaye baryana nk'urusenda, bashyizemo umunyu, bashiramo ubumuntu, bataye umuco, ntibakira abizerwa. Muri make barakayutse. Turabafite bamaze gusubira inyuma, turabafite bahindutse nk'isukari. Umunyu ntabwo udushishi dushobora gutondagira umunyu uko twishakiye. Niba wumva kuri umunyu w'isi, ndagira ngo wumve neza, usobanukirwe nuko umunyu udatondagirwa n'udushishi uko twishakiye. Ubushishi butondagira mu isukari, bukagenda bukanyunyuza isukari, ariko ubushishi ntabwo bwajya ku munyu. Uri umunyu w'isi, Mana ishimwe. Bivuze ngo ntuzemere kwemerera ibintu bigutondagira ibyo aribyo byose, ayo masazi, ibyo bishishi, ibyo bintu byose bidafite umumaro, mu izina rya Yesu ibyo byose ubyegezeyo. Kandi numara kugaragaza ubukana bw'umunyu muri wowe, nta muntu uzaza ngo akubwire ibintu bidafite akamaro. Ntabwo uzaba uri umukobwa ukijijwe neza usenga Imana bigaragara ko uri umunyu koko, ngo umusinzi w'umusore aze kukubaza izina. Ahubwo nutakaza ubukana bw'umunyu muri wowe ukihindura isukari, udushishi tuzagutondagira. Nuko bimeze rero. Ibihe bigoye nibwo umunyamumaro, umunyambaraga yigaragaza. Si igihe cyo kugwa, ahubwo ni igihe cyo gusuzugura no kudaha agaciro ubukana bw'ibibazo. Ibibazo dufite tukabibwira ugukomera kw'Imana yacu, aho kugira ngo tubwire Imana ugukomera kw'ibibazo byacu, ahubwo tukabwira ibibazo byacu ugukomera kw'Imana yacu. Imana ishimwe. Nk'uko umunyu ushongesha ibyuma, kabone n'ubwo byaba bikomeye bite, umunyu ugeze ku cyuma kirashonga. Uzareba amabati, inzu y'amabati, iyo bateka mu nzu y'amabati, umwuka uzamukana umunyu, uzareba ukuntu amabati azashwanyagurika. Nuko rero mugire umunyu mu mitima yanyu,
kandi mubane amahoro. Niko byanditse muri Luka igice cya 9 umurongo wa 50, ngo mugire umunyu mu mitima yanyu kandi mubane amahoro, kandi ijambo ryanyu rifatanye iteka n'ubuntu bw'Imana risize umunyu mukwiriye gusubiza umuntu wese. Niko byanditse mu Bakolosayi igice cya 4 umurongo wa 6, kuko isoko ntibasha kuvamo amazi y'umunyu ngo ivemo n'amazi meza. Nanjye nkakubwira nti ituro ry'ifu ryose ujye urishyiramo umunyu, amaturo yawe yose n'ibitambo byawe byose ujye ubitambana umunyu. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen.